Bakunzi bajya TV show ndabasuje cyane, nitwa Jadatis Official, mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 muzawugiriremo ishya n'ihirwe, uzababere uw'amata n'ubuki, muzawurongeremo ibyiza byinshi cyane. Rero nitwa Jadatis Official, nkaba ndi kumwe na Christine Nshimiyimana mumenyereye hano muri content yitwa Urujijo, ku byo abantu bibaza ku Mana. Christine, turagusuje cyane, turanakwakiriye nanone. Yego murakoze cyane. Nagira ngo utangire usuhuza bariya bakunzi bawe bagukurikiye. Okay. Mwari mumaze igihe mudaherukana. Ugire n'icyo bifuriza muri uyu mwaka. Okay, ndabashuhuje abadukurikiye mwese. Kandi ndabashishikariza gukomeza gukurikirana ibi biganiro dukora, turabikora ku bwanyu kugira ngo bigire abo byungura, mudutere inkunga yo kudukurikira no gutega amatwi neza, kuko ibi bintu birimo gufasha, birimo n'inyurabwenge n'iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, gusobanukirwa. Hari ibyo abantu bibaza, hari ibyo abantu bibaza kuyobokamana, hari n'ibyo bazi mu buryo butari bwo. Yego. Kandi nkiraho nyine mbone nabifurize gutangira uyu mwaka 2026 bawutangirane amahoro, amagara mazima, iterambere mu bukungu bwabo, ibintu bakomeze barindwe n'Imana, bazunguke byinshi, harimo n'iyobokamana no gusobanukirwa byinshi ku Mana ya yindi dusenga, ya yindi barinda amanywa n'ijoro, bayimenyeho byinshi kandi babe inshuti nayo. Twicaje hano ubu. Yego. Barakoze cyane. Abameze neza rero mushimira Imana, abatameze neza kandi namwe mwihangane, mbabwira nti nta byacitse. Yego, kuri wowe utameze neza bitewe n'icyatumye utamera neza, urumva ko byacitse, ariko nta kiba ku mwana w'umuntu kitari plani y'Imana. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi, uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Ubuzima ni gatebe gatoki, bihora bisimburana, ibyiza bikaza, ibibi bikaza. Icy'ingenzi ni ukumenya uko witwara muri buri situation urimo ako kanya. Karisi, ikiganiro cy'ubushize rero twagisubitse uvuze uti Imana yaremye umuntu ntiyahita imwemeza, nyamara yemeza ko noneho agiye yasa nayo amaze kurenga ku mabwiriza, yamaze gucumura. Ibyo bintu by'ubwabyo birasobanura iki? Ni umuntu nari nzi ko iyo acumuye ahanwa. None ahubwo twabonye ko Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana ijya yakwemeza ko noneho aribwo basushe nayo. Yego. Ibyo ubwabyo ni iki? Kandi banirukanwa, bahita birukanwa muri ya Edeni. Ibyo ubwabyo birasobanura iki? Birasobanura ikintu cyiza cyane, kiduha ubumenyi bwo gusobanukirwa ibyo nyine byakorwaga bigamije iki. Imana yari umugambi wayo wari wo kurema umuntu ngo atware, aba umuyobozi. Ariko kandi ugiye gutwara ngo agomba kuba asa n'Imana, yagomba kuremwa mu ishusho y'Imana, agira ishusho yacu, ase natwe atware. Wabyumvise umuntu ugiye kuza mu mugambi w'Imana. Ariko uyu muntu mu bitekerezo by'Imana nta na kimwe azi, dore ko atanabaho, ntahari. Ibyo ni ibimugambirirwaho. Hanyuma ibyaremwe byose twavuze ku biti bibiri byagaragaye muri Edeni, n'ibindi byari byayibanjirije. Umuntu arabibuzwa, ari bubirya, ari wo waremewe kurya, arabibuzwa, birangira biriye. Rero babyumva, uwo muntu Imana igambiriye kurema isi, turema umuntu kwanza. Ntabwo ari tubona ngo reka uyu mugambi tugiye gukora wo kurema, ntabwo yatangiye ivuga ngo reka tureme isi, nubwo isi n'ibiyiriho byabanjirije umuntu. Ariko mu bitekerezo by'Imana hari harimo umuntu. Nicyo kintu cyari kiri imbere cyane
hanyuma ibyo bindi byo gutega umuntu no kumusasira agomba guhagarara no kuryama no kurira no kugira gute ibyo byagomba kumubanzira nyine kuko n'ubundi ntabwo wabyara umwana udafite aho mubyarira abenshi barabyitegura nuko n'Imana yabigenje ariko warubajije uti nuko ntabwo Imana yigeze igaya umuntu mbere yuko acumura ahubwo imugaya nicyo twavuzeho bushize nzi twaherukiyeho imugaya cyangwa imwemeza Justin nane mbituritse imwemeza ko icyaremwe noneho kiri mu ishusho y'Imana nyayo amaze gucumura ubwo ibyo birasobanura ko igicumuro ubwacyo ari cyiza cyangwa bifite ibindi igicumuro rero igicumuro mu myumvire yacu no mu mitekerereze yacu hari urwego tugishyiraho yego rero murabyumva hari ubwo buryo dusobanukirwamo igicumuro ndetse ariko si natwe tubigira gusa n'Imana yaravuze ngo habayeho ikibi ubwo wakoze ibyo kuko yaravuze ngo mbere yuko banahanwa yari yavuze ngo nimukiriya no gupfa muzapfa yego ariko ibi ngibi abantu bareba ukuntu byabanje na mbere yuko bacumura bakiriyeho bareba ukuntu byari byesitaye muri Edeni aho ku ruhande hari umugabo bita Satani ntiyavuzweho kandi arahari sibyo baremwe ikibi hari umuntu ujya mbaza ikibazo ndavuga nti ari Adamu ari n'Imana ninde wazanye ikibi muri Edeni ati na Adamu n'umugore we bariye bakora iki baracumura ikibi muri wakizanye na icyo rero ni ikibazo gusa wenda umuntu aba akwiye gusubiza ari abanje gutekereza ikibi kikuriwe mu kanwa n'Imana sibyo igaragaza yuko icyo kintu itunze urutoki kandi kiza imbere ya Adamu hari ikibi ndetse kizana ni umuvumo uri imbere ndetse gishobora no kwica yes ni ikintu Imana yateretse aho ari umuvumo ari urupfu ari no kugoma aribwo bugome n'icyaha byose bizingiye aho birunze imbere ya Adamu kandi biramureba ni ukuvanga Imana niyo yazanye ikibi yes niyo yagiteretse aho ntabwo ari Adamu wazanye ikibi muri Edeni kwa gusobanukirwa nta kibazo umuntu azafatira imyanzuro yumva ariko ajya atekereza nawe nimubaza nti ari Adamu ari n'Imana muri Edeni ninde wazanye ikibi ushaka icyo usubiza ese ni Imana cyangwa ni Adamu gusa hariya turi muri ya karita nanjye numva ari Imana yakizanye kubera ko iyo itakirema kandi nanone idashyiraho iriya mitongero ngo murakibujijwe ngo ni iki ntabwo Adamu na Eva bari kwibwiriza ngo kiriya kintu kiriya giti twabibonye mu bushize mu kiganiro cy'ubushize yuko cyari gifite izi kamere ebyiri arizo Adamu afite ikibi ni icyiza kwifuza kurya kwifuza ubundi kamere y'isi ni ukubaho kwifuza kubaho yego kamere y'ikibaho cyose kiva ubugingo uzabibona nitugera mu gice cya 6 tuvuga iby'umwuzure urebe indahiro Imana kwirahira Imana yigirana nande ntabwo irigirana n'igiti irigirana n'ibiva ubugingo ibiva amaraso rero murabyumva sasa ibyo bintu bifite ubugingo bikava amaraso byo birihariye cyane biremanwa kamere yifuza sibyo biremanwa byo bibaho bifite kamere y'amahitamo wabyanga wabyemera ubu ni nk'uko wowe wavuga ngo reka nk'urugero ni nk'uko wavuga ngo jyewe sinshaka kuba igitsina gabo nta nubwo ngomba kuba mfite ibice bigize umugabo ngaho byanga kuko byo ntubihitamo nibyo wowe uri we ni wowe nyine ni wowe ntubihitamo nta nubwo ubya inama mu buryo bw'imibereho yabyo ubwo ko byaje nuko byateguwe nta ruhare na rumwe uba ufite rero murabyumva reka tubaze bariya abantu inshuti bakunzi bajya TV show mukurikiye kino kiganiro mwebwe murumva hagati y'Imana na Adamu ninde wazanye ikibi muri Edeni yego wemerewe kujya muri comment section ukabisubiza uko byumva ukanatanga n'impamvu byumva utyo yego dukomeze rero hanyuma rero kuri cya kibazo waravuze uti ni gute rero umuntu hamwate
ko mbere atari yakora kiriya kintu akiri inshuti y'Imana akimwereka ibyo yaremwe kuki itari yakavuze ngo yego nganabuze ati dore kabisa abamarayika cyangwa se ari ukuntu tufata Imana tukayidivizamo gatatu triple ubutatu butagatifu Imana data Imana mwana n'umwuka wera abenshi bajya bavuga ngo nibo ngo yavugaga ngo nibatwebwe ariko ubundi Imana yikuramo ububasha bwayo yikuramo ububasha bugari igatuma hari aho yavuze ati kandi jyewe nzatuma ijambo ryanjye iryo ryonyine zagira icyo rinzanira rigasohoza imigambi yanjye rikagira ukuboko kw'iburyo kwanjye urumva yirifata ikikuramo ubushobozi igakoresha ubushobozi bwayo yarangiza ikivuga muri benshi urimo urabyumva ikivuga muri benshi ikigwiza urumva n'ubwo buryo rero nk'uko n'umuntu w'umugabo ashobora kuvuga ngo twari tuje kandi ari we kandi wareba ukabona niwe wenyine aba yiyubashye ariyubashye rwose ariyubashye ariko kandi Imana ye wenda umuntu we yabivuga agakomeza ari umwe ariko Imana yo suko yakwigira benshi yakwigira benshi yakwigira benshi dore hari inyandiko ku musozi Aburahamu yari atuyeho nubwo wenda nimo ntandukira ariko ni ingero abantu turi mu iyobokamana ku musozi Aburahamu yari atuyeho Sodomu ijya kurimbuka yari afite mwene wabo utuye mu mujyi wa Sodomu ndani ariko bafitanye isano nawe wakiranukaga yari umukiranutsi mu mujyi wa Sodomu niwe wari umukiranutsi wari urimo nuko ibirego bigera imbere y'Uwiteka kuri abantu bavuga ati ariko hari ahantu haragatsindwa ibikorerwayo n'amahano noneho Imana iza gufata umugambi wumve tujye twiga Imana tufate n'amateka y'ibyabaye abantu bajye bareke kuvuga ngo na pasiteri yarambwiye ngo ariko ngo nahane mbese ugasanga ntashaka gufata ibintu ngo byanarize afate neza yumve icyo bivuze hariya kuri uwo musozi mbere y'uko Uwiteka afite ijisho rireba kandi akabera icyarimwe aho ari naho ibintu bibera ibyo bintu akabikorera icyarimwe ariko hari haranditswe ngo nuko hatuma bamaneko ngo wajye kwirebera ibivugwa muri Sodomu ko ari ukuri urimo urabyumva nuko ariko ngo babanza kwa Aburahamu bagenda ari abamarayika bangahe babiri urumva ngo Mara yari Uwiteka ugiye gusura Sodomu ngo agere gute areba ibyaha ya verifiye nuko nibwo mwabo iriya nkuru ikurikiraho ngo barabazimana kwa Aburahamu basigaye na ya nkuru yuko bazabyara kwa Aburahamu ngo umwana mu mwaka wundi uzakurikiraho hanyuma bo bikomereza urugendo bajya gutata bajya kusoza ubutumwa bageze muri Sodomu ibyababayeho nyine ni inkuru izwi basanze koko ni habi nta mutekano uriyo abantu baho n'abanyarugomo birangira koko bavivuye rero urumva aho ngaho ufata ko kandi Sodomu irarimburwa bikurikije amategeko ndagira ngo mbwire abantu bajye bumva ibyo bintu Sodomu irimburwa hakurikije amategeko ubwo byabaye uko byari byanditswe rwose arimo abyumva Yohana abwira abantu ngo hari uwategurira bita Mesiya igikombe cyose kizasendera hariho abantu wenda unushaka kuvuga igikombe cya kindi cy'ikibaya hagati y'imisozi ni ibiri cyangwa igikombe ikivugwa hariya na Yohana ni uko hari ikintu kitari cyuzuye kigiye kuzuzwa wumve urumva noneho ngo igishyitsi cyose kigezweho indorero muri hafi gucibwa muri hafi gutemwa urimo abyumva umuntu bo bavugira mu bumana no mu mvugo y'ubumana n'ubwiru bwayo igishyitsi cyose kigezweho indorero kandi kigiye gucibwa gitemwe arimo aravuga abandeze yavuga kugira ngo ibiti uyo ni ya mikorere y'Imana mvuga ngo mu buryo bwo kwakitinga kw'Imana igasohoza iyi filime iyi script y'Imana uburyo yandi yakoze filime yayo uko igomba kurema isi uko igomba kuyoborwa uko igomba kwimika abami niko bigomba kugenda ariko ibyo bikorwa hakurikijwe amategeko uhanwa agahanwa bigaragara ko yacumuye sibyo kandi ntawe ugisha impaka iyo uwo mucamanza mukuru ibyo bintu bikaba mu murongo ariko nigeze kubaza umuntu ikintu ndamubaza ntese ni impamvu ki noneho Imana yigaruyeho byose niba nta mpamvu ihari yigaruyeho byose ikiyita umunyabyaha ikikubita ngende umunyabyaha twese tuziranye yuko ngo waje kuducungura yaho ibyaha byaha
aho ibyaha by'undi ataracumuye. Hari impamvu Imana ibyigaruyeho, nuko yubatse ubwami hakaba hari ahantu umuntu arengana bigaragara ko yarenganye. Wenda tuvuge urugero, umugabo nkunda gutangaho urugero cyane, umwami wa Egiputa, Farawo. Imana yavuze ati ndamunangira pe, nugenda ukamubwira ntari bwumve, ariko nanjye ndaza kumugaragariza amaboko yanjye murimbure rwose, si yose imenye. Urabyumva? Aho ngaho niho Imana igaragara, noneho mu bumana no mu butabera bwayo ikagaruka ikavuga iti utu tuntu utunyantege nkeya nabikoze nk'uko mbishaka, reka mbagirire impuhwe mbabarire abo ngomba kubabarira. Ikongera ikabyikorera, ikakugaya akongera ikakubabarira, ikakugaya ikongera ikakubabarira. Birumva ko ibitangiza ikanabisoza. Muri make ubwo njyewe ndumva yaba ahubwo yarasanze yaraduhaye urugamba tutabasha kunesha. Ntabwo yasanze Imana ntiyisubiraho. Imana ntiyisubiraho, nta nubwo yivuguruza. Uko ibintu byagenze niko yo yabiteguye, niko yo yagize, niko yabiteguye. Urimo yabyumva? Iyo itareka ubwo ibyo birimo biravugwa mbere y'uko Farawo anigwa agakubitwa, bitangizwa no kugawa kw'Abisirayeli k'ubwoko bunyagwa bukoreshwa uburetwa. Bo batangira bagawa, mwaranyanze mwagize gute, bikagaragara yuko abo ari abanyabyaha. Icyo bagiye gukorerwa bagiye kugihanirwa. Icyo nicyo cyakumvisha abantu. Imana igiye kuguhanira yuko wayigomeye, kumva irimo irashaka kwigaragariza kuri nde. Azagutwara agukoresha uburetwa, hanyuma uhanirwe ko nawe ahanirwe ko yagukoresheje uburetwa. Nawe ukoreshejwe uburetwa, ukoreshwa uburetwa uhanwa kubera ko utumviye Uwiteka Imana yawe n'umwami wawe. Kuko Imana ya Isirayeli, Imana yari Imana ya Isirayeli, ya Isaka na kinaki. Rero murabyumva? Ibyo rero uko kuntu igenda ibitangiza ikabisoza, ikabitangiza ikabisoza, uko niko byatangiye muri Edeni. None se Karisi, niba ari ibyo rero, hari ibintu byinshi twaba tuzi mu buryo butari bwo. Ari nayo mpamvu ngira ngo abantu bazakurikirane kuri iyi kontenti kugira ngo bazagire byinshi basobanukirwa. Ubu twabonye ko Adamu na Eva bamaze gucumura, bahise bavanwa muri Edeni. Nyamara hari aho wavuze ngo Imana yari yagennye ko n'ubundi cyangwa se yagennye ko umuntu agomba kubyara akagwira kororoka. Nicyo na yego mu kiganiro cy'ubushize n'icyo ngicyo, kuko yo irema imaze kubarema mu byare mwororoke mugwire isi. Yego, icyo kintu n'igihari kirahari. Noneho byumvikane ko wumvise iyo mvugo uhita wumva ko umuntu atari kuguma muri Edeni. Ntabwo bikunda, yagombaga no kujya hanze. Muri ya filime yanditswe, iyo script y'umukino w'Imana mu isi iremwe, ntabwo ukurikije, ntabwo Adamu yagombaga kuguma muri ya ngobyi, kuko Imana irategetse ngo noneho aguka ubwiriza ubyare ujye hirya no hino. Noneho tubonye rero ubwo iyo mvugo y'Imana isohora ari uko bariye. Noneho rero nari nkubwiye ntihari ibintu byinshi twaba tuzi mu buryo butari bwo. Ubu kugeza uyu munsi hari umuntu uzi ko Adamu na Eva iyo badacumura twari kuba twibereye muri paradizo. Yego, paradizo ubwo abantu bayita iriya Edeni. Babyiganiramo ngaho bari abantu b'Imana. Urumva? Ariko se koko urumva kuko nta kwibeshya kurimo gukomeye cyane. Utora nari nsarayeho gatoya. Utora umugendo uko ibyanditse by'iyo nkuru uko ivuga. Murabyumva? Hanyuma ukabona icyari kigamijwe, cyo byira kwisobanurira. Imana iremye umuntu ngo ase natwe, tureme umuntu ase natwe. Murabyumva? Imaze kumuremera amubwira ati kandi noneho ugiye kubyara wororoka ugwire isi. Ariko hariya bikavuga ngo ariko uwo muntu nguremye ngimukebera ingobyi agomba guturamo. Murabyumva? Umuntu usoma kabisa akoresheje ibitekerezo bye ayobowe n'umwuka byagutse, arahita abona yuko ibyo bintu bihabanye. Ntabwo umuntu ubwiwe kubyara kororoka akagwira isi ari bugume muri mu ngobyi. None se ubwo n'iby'abantu none ushaka kumvisha abantu ko Imana yivuguruje? Ntabwo yivuguruje. Yamukebeye ingobyi
kugira ngo ku ntangiriro urabyumva ku cyicaro gikuru cy'aho ibintu bitangirira kuri headquarter yes aho ibintu bitangirira abantu biga amateka aho bibera tujya gutangira ibiganiro cyangwa kubwiye nakubwiye ngo reka dusubire inyuma dutangirire kwitangirira aho bibera aho bitangirira twumva imvugo zihatangira hari aho niho usobanukirwa ibintu bya byose nta kwibeshya nta kwivuguza kw'Imana guhari Imana imbere yuko yatangiye ivuga ngo tureme umuntu ariko Imana ntabwo yatangiye kurema irema umuntu yahereye ku isi n'ibiyirimo yes ni nayo mpamvu rero kurema ndetse umuntu yaremye inyuma niwe waremye inyuma y'ibintu urumva niyo mpamvu rero no kurema yego niyo mpamvu no kuremwa kw'ingobyi ishyizwemo ibyo biti na Edeni utangije isi ntabwo yari yoherezo ku Mana yo kurema no gusobanura iby'iremye hari hagiye gukurikiraho urugendo rero rwo gusobanura iby'Imana yakoze byari bigari niyo mpamvu tuvuga iby'inyamaswa kuvuga ngo Imana yaremye ibintu ngo ibishyira imbere ya Adamu ngo byose abyite hariya harimo question mark Imana yari yaremye ibintu bigari yaremye isi ntabwo Imana kandi biremye nabyita amazina Imana ntabwo yari yaremye mu maseri yego yaremye isi iravuga ngo ndemye isi iremye ijuru iravuga ngo ndemye ijuru ntabwo rero Adamu nk'umuntu umwe yari kuzanirwa ibintu Imana byose yaremye ngo ngabo byite bweze byari gukwirwa muri akariya kagobyi niyo mpamvu hari hagiye gukurikiraho kwiga Imana n'ibyo yaremye mu bubasha buhambaye no kubisobanukirwa bitangiriye muri Edeni muri ya ngobyi none se Karisi kariya kantu ko kuvuga ngo Imana yaremye ibintu byose yabanje kurema isi n'ibiyiriho umuntu aremwa nyuma niba ngo umuntu ni icyaremwe cya nyuma y'ibindi byose kandi araza aba umutware wabyo byose ahabwa ububasha bwo kubitwara tubisanishe na kano kantu abantu bajya bakora ugasanga wenda bateguye stage y'abahanzi wenda batatu ni urugero ariko umuto muri bo akaba ari ubanza ku rubyiniro agakurikiraho umukuru kanyakanya the boss kizigeza akaza nyuma byaba ari nk'ibyo ngibyo kuba umuntu yararemwe nyuma kandi agahabwa ububasha bwo gutwara byose umuntu we dore umwihariko w'umuntu dore uko uteye Adamu yagombaga kuza nk'umuyobozi hanze umuyobozi ntabwo abaho gusa adafite icyo ayobora rero mwabyumva icyo ni ikintu kimwe sibyo ikindi cya kabiri yagombaga kugira ibyo asobanukirwa nawe ubundi uzi icyo bita ihererekanyabubasha mu buyobozi udafite rero iyo uje kuyobora ntugire ibyo werekwa nta n'icyo uje kumara rero mwabyumva ni ubwo buryo ngewe n'urugero ntanga rw'uburyo Imana yabishimyemo dore Imana yo kwiza ubu n'ubwenge bwinshi yaravuze ngo twe tugiye kumuha kuyobora isi umuntu ugiye gusa natwe ariko isi ni iki isi ni ibiyigize sibyo isi ni ibiyigize barema inyamaswa araza arabibona barema amazi araza arayabona amafi n'inyoni arabibona ibyo ngibyo nibyo bimugira umutware utwara isi ariko iyo ajya kubanza uyu munsi wa none tuba tuvuga ngo Adamu yararemwe ariko nawe yararemye sibyo ariko bivuze ngo ako kantu ukansanishirize n'ibi ngibi tubona cyane cyane nko mu bahanzi ugasanga wenda reka ngo nk'urugero ugasanga bateguye igitaramo wenda cya Bruce Melody wenda na The Ben noneho Bruce Melody bakamubanza ku rubyiniro The Ben akaza akonfirima ibyo ariko bifitanye itandukaniro ibyo dore impamvu bifitanye itandukaniro bariya abantu baba bagaragaza impano baba baje kugaragaza impano zabo sibyo hariya rero ntacyo Adamu yagaragazaga urumva hariya kuri ya stage ntacyo yagaragaza nta n'uwo yayigaragarizaga kuko ibyo ashanga ntabwo ari ibye nta gihangano cye kihari urumva ni nayo mpamvu kubwiye ngo iyo bimubanziriza ibyo yaje asanga biba byaramwitiriwe yes iyo arabihawe byose yaje ahabwa ari umwiga agomba kwiga ni nayo mpamvu Imana yabimweretse ivuga ati ngaho ujye uzashake n'amazina y'ibi bintu ujye ugenda aho uzabasha kugira urebe ubishakira amazina
bivuze ngo ntacyo yari azi ahubwo yaragiye nawe kwiga. Yego, aho ndasobanukiwe. Yego. None Karisi, reka ngire ntya mubwire nti ngaho tuvungurireho nanone. Twabonye ku by'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, twumva inyigisho watanze mu buryo busa nk'aho burambuye. Yego. Ndetse nanavuga ngo dusa nk'ababimazeyo cyangwa se wenda twakozeho ibihagije. Tuvungurireho kuri kiriya noneho cy'ubugingo buhoraho. Noneho rero nagira ngo wenda mu cyamake sinzi niba duri gukoresha igihe kingana iki, dutekereze nane tugaruke kuri ya mvugo yavuzwe nyuma yo gucumura k'umuntu. Dore uyu muntu abaye nk'imwe muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi. Kumva atari cya giti, ni cya giti. Ubwo tayari gise gihinduka Adamu tayari. Wumva tubwire cyangwa zatubwire muri comment. Imana yihamirije yuko noneho agiye yajya asa na cya giti, sibyo? Agiye yasa n'imwe muri bo nyine. Ubwo we nigeza kukubwira, nakubwiye nti mu kiganiro cyo cyatambutse, nakubwiye yuko Imana yifitemo amahitamo abiri, ifitemo na kamere ebyiri. Icyiza ifite ububasha bwo gukora ikibi, icyo twita kibi muri twebwe, uretse yuko icyo twita kibi twebwe gishobora kuba atari kibi ku Mana. Twebwe biterwa ikitadutunganiye cyose, ikintu kinyuranyije n'imyifurize yawe n'imimerere yawe cyose, icyo kiba ari kibi kuri wowe. Kandi icyo kintu gishobora kuba kije ahubwo ari nayo mahitamo y'Imana kuri wowe, sibyo? Wowe ukakita kibi atari kibi. Ariko noneho ureba, Imana niyo yonyine ifite izo kamere ebyiri. Imana ntabwo ari uruhande rumwe. Ibyo ntabwo ndi bubishidikanyeho. Yego. Kuko dusanzwe tuzi ko mu mibereho tugira hari ibyo twihitiramo, ariko hari n'ibyo tutagiraho ububasha. Uraryama ukabona urabyutse, ibyo nta bubasha ubigiraho. Hariho n'ibindi nk'ubu wenda tuvuga, reka nk'urugero, ushaka kubyara ibitsina bibiri, ukahora ubyara igitsina kimwe, wowe ufite icyo wakora kugira ngo ufite icyo wakora? Wowe rero wowe ushobora bavuga ngo wakora ibi, ngo wakora ibi ukabyara umuhungu. Wenda ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo hari impano y'Imana, impano y'Imana iva mu bubasha bwayo. Urimo byumva, ikintu uhabwa kivuye mu bubasha bw'Imana ukakigenerwa kandi udafite amahitamo yo kugihindura. Ibyo harimo urupfu, harimo kuvuka. Urimo byumva? Ibyo urupfu, kuvuka, ariko ni n'ibyo. Ibyo bintu ibyo ushobora kubibabariramo cyangwa ukabyishimiramo. Reka nk'urugero tena, mbaye nshaka umuhungu, mbaye nshaka kumubyara, nkamubura, Imana ikaba ari ishaka kungenera kubera kubaka isi yayo n'ikintu izi yuko uwo muhungu izanye ku isi azamara, igatuma mbyara abahungu, sibyo? Nyamara njye nabishaka, ntabwo bibujije Imana gukiranuka mu bibi yari yampaye. Ni bibi mu bibi yaguhaye, mu bibi yampaye. Njye sinshaka umuhungu, ndashaka umukobwa, kandi kaba guhaka. Umugore wanjye arabyara abahungu, nkababara, nkabyibya amazuru, sinanamuhembe, nkarakara. Ariko Imana yo ikabikora mu gukiranuka kwayo, mu munezero wayo, imubyo ishaka. Ariko Karisi, nta mubyeyi wabyaye umuhungu ni urugero. Ni urugero. Ahubwo ni urugero turi gutanga. Ariko abakobwa niba usanga ahubwo wenda nirengagije, urabona hano hari ababyeyi twagize wenda bashobora kuba banahetse abakobwa, ugiye rero kuba agensi kuri bo. Ibyo rwose wabibasira ukabyara ugateza ibibazo. Dufite nuko nsanga uriya ari umuhungu. Urumva, nicyo nshaka kuvuga. Gukiranuka kw'Imana siko gukiranuka k'umwana w'umuntu. Imana iyo ifite ukuntu ibona ibintu, niyo mpamvu Yesu yakunze kubwira abantu ati nicyo gituma babwira ko mwize nabi. Iby'ubwami bw'Imana si uko bimeze. Urumva, kuyoba k'umwana w'umuntu bigendera mu mategeko, mu ntekerezo ze, mu byo yibwira.
aho ngaho rero wagiraga ngo ushimangire neza cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza, unibutsa abantu ko cyashushanyaga umuntu yewe nawe n'undi 100%. Yes, 100%. Yego. Noneho rero ibyo turabyumvise, inshuti mukunzi wowe ukurikiye Jyaho TV show, niba hari aho udasobanukiwe ku bijyanye na kiriya giti gishushanya ikibi n'icyiza, uburyo cyashushanyaga umuntu n'isomo cyashakaga gutanga, urajya aho ngaho muri comment section niba hari ibyo utasobanukiwe kuri kiriya giti mbere yuko tukivaho, hanyuma ubaze Karisiti. Ubwo rero Karisiti nagira ngo twambuke noneho tujye kuri kiriya cy'ubugingo. Ubundi iki giti kiratwara, nicyo kibasira, gifata umwanya munini cyane. Nagira ngo impamvu twibanze kuri iki giti nuko aricyo gifite umwanya munini cyane mu rugendo runini rw'imibereho y'abantu. Ubundi kino giti mbese nkaho nsimbuka ntaruke nk'uko wari ubivuze, igitaruka banza rwose bimareyo. Tumaze kubona nyuma yo gucumura igiti twakivuzeho bihagije. Twamaze no guhamya yuko kiriya giti cyashushanyaga imico y'umuntu uremwe uje kuyobora isi, sibyo? Nta n'ikindi cyari cyaje hariya, kandi kugira ngo gitangire kigaragaza kihamya yuko aricyo kimaze aho ngaho, nuko cyagombaga kwisanisha n'uwo gisa nawe. Yego, n'uwo gishushanya. Byatangijwe n'iki urugendo rw'umwana w'umuntu rwatangijwe no kukirya. Yego, biri hariya ari bibiri, bivuga ari bibiri. Kuki akaboko katahereye ku giti cy'ubugingo? Nuko igiti cy'ubugingo, umuntu wari uremwe ufite ibintu bibiri, ntabwo yari umuntu w'ubugingo buhoraho 100%. Nyamara umuntu wari uremwe yararemwe mu mpande, muri kamere y'Imana no muri kamere y'isi y'ubutaka. Ikibi n'icyiza bisobanuye ko kiriya giti cy'ubugingo buhoraho, impamvu tutavuga cyane, cyo cyajuwaga role mu gihe gito. Role yacyo yari ibitswe. Urabibona, turaje tubisomeye nyuma wenda, ariko nashaka turabivuga mu magambo kuko turimo turabwira abasomyi ba Bibiliya, sibyo? Ahubwo wenda tukabarangira aho babikura. Yego, muri gice cya 3 barongere ndabye mbabwira igice, kuko nsimbabwira umurongo buri umwe uvuga akajambo kamwe, kandi iyi nkuru iba ikuruye. Yego, sibyo? Ibikuruye mu gice cya 3 niho dusanga ngira ngo gucumura no kujya kwitunda kwande k'umugabo n'umugore, Adamu na Eva. Bamaze kuryaho, urumva, bamaze kuryaho nibwo ikibazo kivuka. Kuko murabyumva, kandi batangira barya. Naho umwanzi wabo aberekeza ni ku giti kibashushanya. Yego, ntabwo aberekeza kuri cya giti kibikiwe igihe kizaza cy'ubugingo buhoraho. No, aho ntaberekezayo, kuko bari baremwe mu buryo bw'icyiza n'ikibi, bagomba kwihuza na mwene wabo, kandi noneho insobanuro yo kuremwa kwabo n'icyo baje kumara igasobanuka 100%. Sibyo? Bagiye baba nk'imwe yo muri twe. Dore noneho uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe. Urimo byumva? Reka noneho kuko amenye icyiza n'ikibi. Yego, urumva ikimana wa murimo watumye Imana igishyiraho, urasohoye umuntu ako karavivutse n'agaka ka mbere. Hakorokiraho igihe ikindi gika rero cyo kugaragaza umuntu uhayewe kuyobora isi, agiye kuyobora isi, kuyitwara mu buhe buryo? Arayitwara muri bwa buryo bw'ikibi n'icyiza. Yego, abaye nk'imwe muri twe kubwo kumenya ikibi n'icyiza. Basi tugiye kureba rero uyu muntu agiye gutwara ati, sibyo? Ubwo se aho ngaho yaribajije ngo tugiye kureba uko agiye gutwara cyane. Ubundi twebwe ni yewe n'igihe ndimo ndaganiriza ubu tugiye kureba uwo muntu agiye gutwara ate nyuma yo gutandukanya ikibi n'icyiza. Noneho imibereho ye ku isi, wa muntu baramuhamije ko abaye nk'Imana, sibyo? Kubwo kumenya icyiza n'ikibi, kuko ibyo kandi bizanwe n'iki? Nuko yari igiti kimushushanya gifite ikibi n'icyiza. Noneho rero nyuma agiye kwakitinga ati, yego, sibyo? Basi turabona, urareba
nyuma ibihano biratangira. Imana ari amategeko arakurikizwa, urumva hakurikiyeho ibihano kugira ngo amategeko akurikizwe. Hakurikiyeho ibihano, Imana niwe mucamanza mukuru. Noneho akaba n'inteko ishinga amategeko n'inama y'abaminisitiri byose bikoraniye muri yo. Ariho hahandi uvuga uti yo ishobora kwikuramo benshi cyane irarema kandi abo benshi yikuyemo ikabagabanya imyanya. Ikabaha inshingano. Yego. Noneho hariya iravuga igihano cya mbere bahawe rero bamaze gucumura ni ikihe? Baremwe babwiwe ngo mugiye kubyara. Mbere yuko barya ntibari bakabyara, sibyo? Bari bo bonyine. Ariko nyuma y'iki? Nyuma yo gucumura, nyuma yuko barya ntibari bakabyaye, nta rubyaro tubabonaho. Mbere yuko barya nta rubyaro bari bafite, nta ruyano. Ariko nyuma bamaze kurya kuri cya giti hatangiye sasa kubyara barushye. Ariko reka turebe bo mbere nta rubyaro ruhari. Barakosheje. Imana ibahamije yuko babaye noneho nk'Imana. Urabyumva? Yari ikwiye kuvuga ati babaye imyanda kuko bagomye, banyuranyije n'amahame yanjye. Ubwo byumvikane ko nyuma yo kurya kuri cya giti, kubera ko aribwo bahise baba nk'Imana, bamaze kumenya ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubwo tuvuge ko batarakiryaho nta bwenge bari bafite. Urabyumva? Ariko Imana irivugira ngo noneho babaye nk'Imana, babaye nk'umwe muri twe. Ubwo twebwe niyo yivugaga. Ntabwo yavugaga abandi bo mu kindi gihugu. Nk'imwe yo muri twe abaye nk'Imana kuko noneho amenye icyiza n'ikibi. Ubwo mbere atarajya kuri icyo giti ntabwo hari ibintu atarazi. Yari azi bike cyane, yari afite ubwenge bugufi. Yari rwose abantu bashaka bangaye. Adamu wa mbere yo kurya ku giti, Adamu wa mbere yo kurya ku giti yari aciriritse cyane. Adamu wa nyuma y'igiti wa nyuma yo kurya ku giti we yari yigiye imbere cyane, kuko icyo gihe yari yamaze gusobanukirwa isi cyari cyo. Urabyumva? Abona ahishurwa amabanga. Bivugwa yuko na mbere yuko arya ku giti nawe ubwe ntiyari yisobanukiwe, sibyo? Kuko ubwe akirya gusa yari yirebye yakwirira ku kaboko, yareba umugore we akaba ibintu biramuyobera. Aravuga ati burya bwose nuko tumeze. Urumva hari habaye ikintu kigari. Yarasobanukiwe ibintu nk'iby'Imana izi, yuzuza ubumana. Imana iramuhamya ati none wabaye nk'Imana imwe muri twe. Basi hakurikiraho ubuzima bw'uwo muntu uhamijwe. Sibyo? Uwo muntu yaratangiye. Nibwo twabonye noneho rero baratangira bazana ibintu. Mugiye kubyara. Byara ni byiza. Ariko nimubyara mubyara munababaye. Ikibi ni ikiza biratangira. Muzajya muhinga ubutaka. Kuhinga ni byo bitubesheje. Ikibi ni ikiza biratangiye. Kubyara byiza ariko harimo n'umubabaro. Urakagereka kandi birabangikanye. Mbahaye ubutaka mu buhinge. Rwose ku isi hano ikiremwa muntu cyose giharanira kugira ubutaka no kubugiraho umudendezo no kubukoresha icyo bushaka. Umutware n'umukungu n'umuntu ukomeye ni umuntu ufite ibikingi n'ubutaka. Ibyo byahereye muri Adamu. Imana mu isi no kwigenza uko ashaka byahereye muri Edeni. Ntabwo wo gutware. Ariko Imana yangira ngo atari nubwo yiguhaye uzajya uyihinga ikurushye. Urumva akabi akeza. Murabyumva? Guhinga iyo usarura ni sawa, ni byiza, ariko uhamenera ukanahaga kuko n'isi ifite uburenganzira, n'ibivuyemo bifite uburenganzira, nta kumirwa. Ariko none igobekamo, igenda igobekamo akeza akabi, akeza akabi. Ubutware bw'umwana w'umuntu w'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi witwarira mu muntu, sibyo? Ikibi ni icyiza. Yego, biratangiye. Ariko noneho ubwo wenda mu mavi tuzi byinshi byagiye bikora, aribwo cya giti kiri kugenda gisobanuka. Ubwo uzadukurikira naho aziga akamenya neza ibiba bivugwa hariya, ntabwo byaragiyeho ubusa cyangwa abantu bavuga bagenda bakashakisha ukuntu babikwepesha bagena ibintu byabo, nyamara bitari hariya kandi biri hariya ntibyivugira bitari byo. Nk'abavuga bati buriya bagize gutya bararongorana
kandi n'ubundi ubwo buryo Imana yarabuhereye uburenganzira. Adamu yari igitsina gabo, Eva ari igitsina gore, nta kindi bari batandukanyirijwe. Kandi umugore ahabwa ngo gushimisha umugabo. Yego. Shiba byari byavuzwe. Umugabo nawe aravuga ati ukunda umugore wawe umwiteho cyane. Urumva? N'umugore nawe ategekwa kugandukira umugabo we. Rwose muryoherwe n'ubwo buzima. Yego. Urumva ntabwo rero nta mpamvu yo rero icyo ngicyo ntabwo ari cyo bakoze mu by'ukuri. Inshuti mukunzi wowe ugiye mu kiganiro niba nawe ariko wabyumvaga ntabwo kurongorana aricyo kintu cyakozwe hariya muri Edeni, ntabwo ari ryo tunda bariye. Ntabwo ibyo bari bafite uburenganzira, batangira urugendo baha akeza akabi. Noneho ndagira ngo mwereke impamvu mvuga ngo igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza byo cyo kiratwara cyane. Reka turebe umuntu ufite role muri ibi. Igiti gifite role cyane kigiye gufata ubusitani bw'amamare mu rugendo rwo kubaho kwisi gukuruye cyane. Ni iki kimenyesha ikibi n'icyiza? Reka tujye muri kane. Mu gice cya kane. Tujye muri kane. Noneho bahumwe birukanwe muri Edeni, bagiye kubyara, barabyara abana bangahe? Babiri. Twabonye barabyaye. Bari babiri bafite irungu, bagenda bonyine bivugisha, ariko Imana ibahaye akantu keza, barabyaye. Ariko umugore agati n'ubwo byara ukishima, ukabona abantu muzajya muganira, mugatera imbere, mukaguka, mukagira umuryango, ntimugire irungu, mugazora, ariko uzajya ubabara. Ako kantu kagomba kuza bikagenda bibangikanye. Yes. Noneho biragenda, ariko noneho reka nkwereke cya giti ukuntu aricyo cyagombaga kuyobora isi, kikazahana kikagera kuri boda y'igiti cy'ubugingo buhoraho. None dusoma, reka tujye kujya mu gice cya kane, dusindukira mu gice cya kane. Yego. Arumva, reka nze nshyireho audio y'iki gice. Ndagira ngo hari ibintu ushaka kumvisha abantu maze impamvu Kayini ari ufite role cyane utwara. Urashaka kugira ngo abantu bumve ko ibiti byari byaremwe ari bibi, kuki hakurura kino giti? Kino giti kibi n'icyiza, imico yacyo kuki ari igiye gukurura? Twagiye reka twumve imico yawe. Uzahura nawe atazamwica. Kayini ava imbere y'Uhoraho ajya gutura mu gihugu cyitwa Nodi mu burasirazuba bwa Edeni. Abakomoka kuri Kayini. Kayini aryamana n'umugore we, amutera inda, abyara umuhungu bamwita Henoki. Kayini yubaka umujyi awitirira umuhungu we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki ashaka abagore babiri. Uwa mbere yitwaga Ada, uwa kabiri akitwa Sira. Ada abyara Yabari, sekuruza w'aborozi batuye mu mahema. Murumuna we witwaga Yubari, sekuruza w'abacuranga inanga bakavuza n'imyirongi. Sira we yabyaye Tubarikayini, sekuruza w'abacura ibikoresho byose mu muringa no mu cyuma. Mushiki we yitwaga Nama. Lameki abwira abagore be ati Ada na Sira nimutega amatwi. Bagore banjye nimwumve icyo mbabwira. Nishe umugabo muhora ko yankomerekeje, nishe n'umusore muhora ko yankubise. Niba Kayini yahorerwa inshuro ndwi, jyewe nzihorera inshuro 77. Seti na Enoshi. Ndekera. Cyo nashaka kumvisha ni iki? Hano mu rubyaro rwa Kayini sasa. Sibyo? Cya kibi ni icyiza. Ubuzima bw'umwana w'umuntu w'impamvu natangiye mvuga ngo biriya biti byari ibishushanyo bigaragaza uremwe ni muntu ki, aje gutwara ate? Aremwa ate, aje gutwara ate? Yego. Aje gutwara mu buryo bubiri bw'ikibi n'icyiza, niko isi yari imeze. Niko isi yari itegetswe kugenda. Ikibi n'icyiza n'uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ibi. Murabyumva? Igihe umuntu w'umubiri azaba akiriho ukomoka kuri Kayini, nuko isi izahora yestaye. Ibi bintu biba bibangikanye. Hano impamvu nshimbutse nkajya mu rubyaro rw'aba ba Kayini, twabonye ubutaka babuhabwa bagiye kubuhinga. Murabyumva? Bazajya babuhinga bukaberera, ariko bakabuhinga ako kantu k'umuruho karimo. Yego. Kugira ngo ikibi n'icyiza bijyane. Murabyumva? Ku mwana w'umuntu no mu butware bwe no mu gutegeka kwe no mu kibyo, ibintu bibiri bikagenda bibangikanye. Nibwo buri gishushanyo.
none ubwo Adamu ushyize mu nyurabwenge yaracumuye. Adamu yagendeye mu nyandiko y'umukino w'Imana. Adamu ntiyigeze acumura, ariko nanone abantu banyumva be kugira gute, nkurikije inyandiko iri hariya, hakurikijwe amategeko, kuko ijambo ry'Imana iyo rivuze ibiremye ibintu bibayeho. Yego, niba byumva ibyo ndabivuga nk'umwana w'umuntu usesengura ibyabereye hariya. Ariko Imana niba yaravuze ngo ndakubujije ntuzakiryeho, ntagire ububasha, ubundi tuzi ko Imana iyo itegetse biba. Yego, yakwiye koko kutakirya, yivuze biraba, yategeka yari ikwiye kubiremye yuko atakirya. Ariko ntabwo iryo tegeko ry'Imana ntabwo ryagombaga gushimangira, kuko isi yari iremewe. Imana yashakaga yuko urugendo rw'isi uko rwakurikiyeho ariko rugomba kugenda. Yego, niko byagombaga kugenda. Niyo mpamvu Imana itashimangiye yuko Adamu atarya ku giti, ahubwo ikareka akakiryaho. Kandi yanarangiza ikaza yibarisha ngo mbese byagenze bite, kandi byabaye ibona. Oya, ahubwo byabaye mu mugambi wayo. Byabaye mu mugambi wayo, bibi bireba birangije izibaza ngo ariko ubundi angaho umuntu w'injiji yigira injiji, kubera yuko izi uko yanditse ibintu, uzi ko ipanze ibintu. Wibuke yuko n'uwo bita Shitani wabashutse, ntaho tubona yuko Imana yari yigeze yerurira Adamu yuko bafite umwanzi. Adamu ni umukozi ufite role ye, just Shitani ya Lucifer. Yego, akina role hariya, kuko byo uri umukinnyi w'amafilime, uzi nawe uko bakitinga. Ndabizi, ushobora gukina uri umuntu w'umujura ugiye gutera urugo, wihishahisha inyuma y'ibipangu, usimbuka ugwemo imbere. Ibyo bintu ukabigenza nuko biranditswe, birakinwe script y'Imana. Kwa kundi mwandika ibintu, murabona wowe w'umukobwa ngo uzakina uri indaya, uri murabyumva, hanyuma so agutuke, bigende gutyo, wa mukino ukagenda gutyo. Nyamara byo bifite icyo bishaka kwigisha no kugaragaza. Ibyo byose byari byashatse Imana akagozi kizingira kuki, kwihesha ikuzo n'icyubahiro mu izina ryayo, no kugaragaza yuko ari nyir'ububasha kandi kwiriho, ikarema abo yigaragariza, ikatwigaragariza. Yego, ibyo ikabyubakira kwigaragaza. Bari murabyumva, nta kindi, nta n'izindi nyungu Imana ni ukwigaragaza, ikagaragaza ubutware bwayo, ubushobozi bwayo, n'ikiri cyo ikubahwa. Ubundi wowe uri umupapa w'igitangaza ukomeye, udafite abakubaha, ubumaze iki? Aya ntacyo, ukajya wigaragura mu nzu gusa. Nta ubwo se urumva ahubwo icyo cyubahiro cyabo. Iyo urebye rero ukuntu Imana, iyo urebye ukuntu Imana yatangije ibintu n'uburyo yabisoje ibyigaruyeho, bikugaragariza yuko Imana rwose ni umukozi w'umuhanga, yakoze ibintu bipuraninze. Sasa aba bahungu rero, uru rubyaro rwa Kayini ndugiriyeho iki? Ndugiriyeho kugira ngo abantu bumve nta mushinga n'umwe w'ibitubeshejeho udakomoka kwa Kayini. Babandi biti bivumye, ubuhinzi, ubworozi, ubucuzi, abahanzi b'imiziki. Harumva uriya rero rwose abakiranutsi b'Imana baza nyuma, ubwo bari bagiye kwa Seti, bari bagiye gufatira urubyaro ko ku giti cy'ubugingo. Bari abantu baza, nacaho tuwe tuharetse abakiranutsi b'Imana tuzababona nitugera mu bitambo. Rero igiti cy'ubugingo ni iki? Kitangira gushushanwa no gutwarira mu bitambo, bagaragaza ikindi undi Adamu wa kabiri wavuzwe. Hari undi mu Adamu se? Yes, ba Adamu ni babiri. Pawulo azabitubwira, akomoka ku wuheze. Twebwe ab'umubiri, twebwe abantu b'umubiri bagizwe n'ikibi n'icyiza, dukomoka kuri Adamu waremeshejwe intoki agahumekerwamo umwuka. Adamu wa kabiri ni uwaje kubyara abantu abakuye mu mubiri w'ikibi n'icyiza, akababyarira mu bugingo bw'ubumana bwuzuye, ari we Kristo. Aho niho tuzabonera igiti cy'ubugingo. Yesu se? Yesu niyo mpamvu mubwira ngo hari igihe cyo gutwara ku giti kibi n'icyiza, n'igihe rero bagahererekanya ububasha. Yego, bakagera gutya, buri giti kigakina role yacyo. Kasi reka iki gice nubwo tugisubikiye ahangaha bimaze kuba birebire cyane. Aha nshuti bakunze rero bakurikiye Jabo TV show, murumva ibi biganiro bikuraho urujijo ku byo twibaza mu iyobokamana, kuko hari byinshi tuzi ariko mu buryo butari bwo. Ariko iyo twunguranye ibitekerezo gutya, hari ibyo dusanga
twarabimenye mu buryo butari bwo tugasobanukirwa. Aho ngaho muri comment section rero nawe ufite uburenganzira bwo kujyamo ukatwandikira ukuri kubyumva, cyangwa se ukatwandikira niba ibi biganiro bifite icyo biri kugufasha, cyangwa se ukanatubwira niba hari icyo twakongeramo kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa neza. Murakoze cyane rero, dusubire mu biganiro by'ubutaha. Njyewe Narijyaho Jado Artist Official, nkaba nari kumwe n'umuvandimwe Callixte Nshimiyimana. Ciao ciao, turabakunda. Bye bye. Jado Artist Official ku isonga.